ibihe byiza kuri mwese muduteze yombi muri mu bice bitandukanye. Ndabasuje mbahaye ikaze, bifurije kugubwa neza kuri tariki ya 27 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2026. Turagarutse muri studio kuri mikoro ndi Bosco, tugiye kureba amakuru agezweho, tugiye kwerekeza mikoro zacu, amaso yacu, ibirenge byacu ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kubera yuko intsinzi irabonetse ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Wazalendo ndetse na AFC M23 mu mirwano bakomeje kugenda bahanganiramo. Kuri ubu Wazalendo bamaze gushushubikana ku buryo bukomeye cyane abarwanyi b'umutwe witwaje intwaro wa M23 mu bice byabonekagamo imirwano cyangwa se byumvikanyemo urugamba. Bano barwanyi ba M23 bahuriye n'uruva gusenya. Bano barwanyi ba AFC M23 mu by'ukuri bahuye n'akaga gakomeye cyane. Ubu imirwano irimo irasatira Ngungu nyuma yuko imirwano ivuye muri kino gice cyo bita Kawera already yamaze kuba tombe. Ubu kabisa tayari tuno duce two muri bino bice byo muri Mufunyiki babi, ni groupement ya Mufunyiki babi muri shofero ya Bahunde muri territoire ya Masisi. Amakuru aremeza ko mu by'ukuri ibi bice byafashwe. Aba Wazalendo benshi cyane bagaragaye muri ino myanya, mu by'ukuri bafite ibikoresho bihagije, ndetse ubu tuvugana biravuga ko nyuma y'ifatwa rya kino gice cya Kawera kiri mu maboko ya Wazalendo, ndetse bakaba bafite Nkokwe, bakaba bafite Gasenyi, Nyakigano ndetse na Kazinga. Utwo ni tumwe mu duce turi kubarizwa mu biganza bya Wazalendo hano rwose muri ino myanya. Ubu tuvugana Kinigi mu by'ukuri iri kuri tageti, Cyugi ni ibice biri kuri tageti, Kibabi murabizi ko bamaze kuhagera, ndetse ubu icyerekezo gihari mu by'ukuri ni ugucano Kibabi hakabaho kwerekeza Rubaya nk'uko amakuru arimo kubitangaza. Wazalendo rero bakaba bari mu murongo werekeza Rubaya nk'uko birimo bigaragazwa mu makuru bagiye bashyira ahagaragara. Tujye gusuzuma rero turebe uko imirwano yari yifashe, ndetse kandi nanone ntabwo ari ibyo tuza kugaruka byonyine gusa, kuko amakuru arimo kutugeraho kuri uyu munota cyangwa se kuri izi saha nanone aturuka muri Kivu y'Amajyepfo aremeza ko hari bimwe mu bice bishya byafatiwe ku mirongo y'imbere ku rugamba. Si ibyo gusa nyuma yo kwigarurira imyanya imwe n'imwe muri Minembwe, lokalite zigera kuri 2 zafashwe. Ubu tuvugana turanyarukira Kaziba ndetse na hano muri bino bice bya Kamanyora hari amakuru ari guturukayo ku barwanyi ba AFC 23. Nabyo ndaza kuza kubikomozaho mbiveye muzini muzingo, hanyuma nyine wiyumvire uko byifashe. Tugufite n'andi makuru agiye atandukanye cyangwa se mu by'ukuri akomeje kujya ahagaragara hano mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari ndetse n'ahandi hirya no hino ku isi. Bana natwe ukanda subscribe, ndetse hano ni kuri Region Info, wahageze rwose, wahageze kuri Region Info. Ikindi ushobora gukanda like niba ukunda ibiganiro n'amakuru tugenda tukugezaho. Ufite kuba washaringa ugatanga ibitekerezo byawe n'inyunganizi ahatangirwa ibitekerezo nk'ibisanzwe. Nakomeje kugenda kandi babwira ko muza kunyarukira kuri Rwanda Political mugakanda subscribe, ndetse mu by'ukuri naho tukazajya turushaho kugenda tubana, kubera ko amakuru mu by'ukuri ni menshi cyane, ari nayo mpamvu twafashe umwanya kugira ngo dukomeze kugenda tuyabagezaho mu by'ukuri mu buryo bukurikirana. Leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo yatwaye u Rwanda muri sentare. Ibi nabyo turaza kubigarukaho. Icyo bavuga ngo ni mu Kirundi bavuga bati ni muri sentare mpuzamakungu cyangwa se mu rukiko mpuzamahanga. Turabigarukaho rero nabyo. Reka twinjire rero hano muri bino bice bya groupement ya Mufunyiki babi muri shofero ya Bahunde muri territoire ya Masisi. Nyuma y'imirwano yongeye kumvikana mu masaha menshi kuva mu rukerera rwa none kuri uyu wa 27 turi kwa gatandatu, imirwano yaramutse yumvikana. Imirwano kandi yagize ingaruka zikomeye cyane kuko yateje ibibazo birimo nko guhunga kwa bamwe mu baturage batuye muri bino bice byaberagamo imirwano, ndetse na hafi yaho kubera kumva amasasu yagendaga avuga. Ubu tuvugana amakuru arimo kutugeraho aravuga ko noneho imirwano irimo kwerekezaho bita Kasake. Aka ngaka ni kamwe mu duce duherereye neza muri Ngungu nk'uko birimo kugenda bitangazwa cyangwa se bikomeje kugenda bigarukwaho. Ubu tuvugana amakuru aremeza ko agace bita Kawera kamaze gucakirwa, ndetse ubu tuvugana uvuze Kawera gusa ntabwo byabihagije, kubera ko siko gace konyine kafashwe. Biravugwa neza ko hano muri
Rubaya, usibye iyo myanya yonyine hari uduce turimo Kawera ndetse na Runigi, yewe naho bita Kanyaru. Utwo duce kabisa tukaba twakomeje kugenda tuba kimwe mu nsinzi ikomeye cyane y'uruhande rw'Abazalendo. Abazalendo rero bakaba bakoresheje ingufu zose zishoboka kugira ngo bigarurire bino bice ndetse babashe gusubiza inyuma inyeshyamba za AFC M23. Chef de commandement wabo akaba yamaze kwemeza aya makuru imbere ya mikoro z'itangazamakuru. Avuga ko kano gace nta nubwo ari kamwe gusa, tuno duce two muri groupement ya Mufunyi Kibabi bamaze kutwigarurira ndetse batwambuye abarwanyi ba AFC M23 nyuma yo kubarasa bagahunga umuhenerezo Kabuno Mpamaguru, bahunga rwose urugamba kubera yuko biravugwa yuko bagenzi babo nyine bari barimo bakomeje kugenda baharasirwa. Hanyuma rero aba nabo baravuga bati ntabwo biri buze ukoroha. Ni ibitero bikomeye cyane kandi byumvikanyemo intwaro zikomeye cyane zo Musada. Gusa kugeza ubu ngubu ntabwo hari hakavuzwe ibitero za drone mu ifatwa rya tuno duce, ariko amakuru aravuga ko abo bafite intwaro zifashishwa z'imisada barimo kugendana ziremereye cyane, nk'uko byanagaragaye muri amwe mu mashusho bagiye bifashisha bashyira ahagaragara berekana ko bagiye bagera muri tuno duce twa Nyakigano ndetse n'ahandi muri zimwe muri quartier zigiye zitandukanye, bagaragaza cyangwa se berekana kwishimira ibice bagiye bigarurira. Wazalendo rero ikaba yerekana cyangwa se ivuga yuko idashobora kuza gusubira inyuma, ndetse kandi bavuga ko icyerekezo nta kindi ubu ngubu gahunda ihari ni Kasake igomba gufatwa. Kasake rero ni agace kagaragara muri Ngungu, ari nayo mpamvu urugamba rwa hano muri Rubaya bikomeje kuvugwa ndetse bikanemezwa ko rurimo rusatira agace ka Ngungu. Amakuru arahamya neza ko muri iyi mirwano hari ibikoresho bike byagiye bifatirwamo, ndetse aba basore bakaba bagaragaye ku misozi hejuru. Navuga ko mu by'ukuri ireba hariya muri kino gice cya Rubaya. Ndetse nyuma y'ifatwa rya Kawera, amakuru aragaragaza yuko kuri ubu ngubu bafashe mu by'ukuri amapozisiyo yose ashoboka kugira ngo aduyi atabatungura, ndetse ngo ubu tuvugana kugira ngo bave muri kano gace berekeze Rubaya ni ahantu hato cyane, n'urugendo rwa kilometero nkeya cyane nk'uko birimo gutangazwa. Ariko ubu tuvugana axe Kasake Ngungu niko gace karimo gutangazwa ko gashobora kuvukamo indi mirwano ikomeye cyane nyuma y'ifatwa rya bino bice, ndetse no kwigarurira bino byagiye nyine bifatwa, aho bateguza abaturage batuye muri bino bice nabo kwitegura ko ibice batuyemo nyine biza kubohozwa, kuko bavuze yuko ari byo bice biza gukurikiraho. Hanyuma ntago igeze hatangazwa umubare nyakuri w'abaguye muri iyi mirwano, ariko mu kanya gashize byatangazwaga yuko abarwanyi bagera kuri 25 ba AFC mu 23 bishoboka ko aribo bari bamaze gutakariza ubuzima muri bino bikorwa. Ariko icyakoza bikavugwa ko iyi mibare itizewe neza kubera ko amakuru yagiye atangwa mu buryo twavuga yuko cyangwa se babwira yuko butizewe neza, kuko imirwano iracyari mibisi. Ibice nibwo bikimara gufatwa, umuriro uracyumvikana, ndetse Wazalendo bafashe tuno duce baracyarimo gufata amapozisiyo akomeye cyane kugira ngo baze kurushaho nyine gukomeza kwirinda ku buryo bitaza kubabera nyine imbogamizi. Ubu umusozi wa Kawera, kuko bino bice nabyo ni imisozi barimo bacukuye ibyo navuga ko mu by'ukuri ari imiringoti, cyangwa se bacukuye ibiri buze kuza kubafasha kugira ngo bihishe aduyi aramutse agabye ibitero, ndetse no gufata amapozisiyo akomeye cyane abafasha kugira ngo barebe aho mu by'ukuri aduyi hose yaturuka kugira ngo bamusubize inyuma naramuka yongeye kugaba ibitero, kuko amakuru arimo kutugeraho aravuga ko AFC 23 nayo ikirimo gukusanya abasirikare muri za Rubaya ndetse nanga muri bino bice bya Zangungu kugira ngo irebe ko yakongera kwigaruza bino bice, nubwo Wazalendo mu by'ukuri bamaze gufata umwanzuro ushoboka cyangwa se ingamba izo arizo zose zishoboka kugira ngo bino bice bitaza gusubira mu maboko y'igisirikare cya leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Aka gace s'ubwa mbere gafashwe na Wazalendo, by'umwihariko muri kino gihe cy'iminsi mike cyane imirwano yongeye gusubukurwa. Gusa mu minsi yashize bari bagiye basubira inyuma, ariko kuri ubu ngubu
ibyo bakomeje gutangaza cyangwa se bimwe mu byo bari kuvuga, bavuze yuko badashobora kuza gusubira inyuma cyangwa se guhagarika imbaraga zabo mu kwerekeza ku mirongo y'imbere ku rugamba. Igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo batanze ibikoresho bihagije byo kwifashisha mu mirwano. Si ibyo byonyine gusa, ubu bivugwa ko abasirikare bashoboye kandi bafite ingufu rwose nabo bari ku mirongo y'imbere ku rugamba biteguye gusubiza inyuma AFC M23. Gusa inyeshyamba, kimwe mu byo nakomeje kugenda mvuga, uku gutsindwa kwabo gukomeje gutuma bavuga bati ntago turimo turahangana n'uruhande rumwe rwonyine, aho batangaza cyangwa se bakomeje kuvuga yuko, cyangwa se navuga ko bakomeje gutangaza yuko barimo bahangana n'impande nyinshi. Bakavuga bati aha turimo turahangana na P5, bati aha turimo turahangana na FDLR, bati aha turimo guhangana n'ingabo z'u Burundi, Tanzania turi ku rugamba, FDNB igisirikare cy'u Burundi, Angola ingabo zabo, Amerika. Ibyo ni bimwe mu byo bakomeje kugenda batangaza, bavuga yuko ngo uku gutsindwa kwabo gufite ishingiro, cyangwa se ukwamburwa ibice bavuga ko gushaka kuba gufite ishingiro. Gusa ibi ntabwo byigeze byizerwa na bamwe mu bakunzi babo, aho babasaba gukomeza urugamba, ariko bikavugwa neza ko hari imibare myinshi cyane y'abarwanyi bakomeje gutakariza ubuzima muri bino bitero. Ubu rero icyo wamenya, turi kwerekeza Ngungu, niho duhanze amaso kugira ngo turebe ese niki noneho mu by'ukuri kirimo kutangazwa nyuma yuko AFC M23 itwikiwe ibirindiro byayo, ndetse ubu tuvugana already kano gace ko muri Ngungu ka Kasake hari bimwe mu birindiro bya AFC M23 byamaze kwatwikirwa, ndetse bikavuga ko bino birindiro byatwitswe nyine n'umuriro ukomeye cyane wahagabwe n'ibitero by'igisirikare cya Wazalendo, ndetse bigakekwa ko hashobora no kuba habaye aho ko hari benshi batakariza ubuzima. Ari nayo mpamvu imibare ya nyayo cyangwa se imibare yizewe y'abashobora kuba batakarije ubuzima muri iyi mirwano irimo kumvikana cyangwa se ikomeje kuvugwa muri bino bice byo muri Kivu y'Amajyepfo irimo gushidikanaho, cyangwa se tutahita tuyitangaza aka kanya. Ni muri Mufunyiki, Babi, Kawera, Kanyaru, murimo murabyumva ko ibice bikomeje gufatwa mu rugendo rwo kwerekeza Rubaya Centre. Ubwo rero kandi nanone ni nako bimeze no mu tundi duce tugiye dutandukanye. Imirwano yakomeje kuri uyu munsi wa none, usibye muri Kivu y'Amajyaruguru no muri Kivu y'Amajyepfo, ibitero bikomeye cyane bikomeje kugenda byumvikana muri axe z'urugamba zigiye zitandukanye. Minembwe imirwano yongeye kuhavugwa, ndetse imirwano inakomeye cyane. Amakuru aturuka muri ibyo bice aratangaza cyangwa se aremeza yuko imirwano yabaye muri iyo myanya isize abarwanyi ba AFC M23 bambuwe bidasubirwaho zimwe muri lokalite zigera kuri ebyiri zari zakomeje kugenda zivugwamo cyangwa se zigaragaramo imirwano, nk'uko ubu amakuru arimo kutugeraho arimo kurushaho kugenda abidutangariza cyangwa se abivuga. Biravugwa ko mota 150 zimaze kuba zaraswa mu bice biberamo imirwano muri Kivu y'Amajyepfo. Izisaga 150 zimaze kuba mu by'ukuri zabombaritwa. Ariyo mpamvu nkubwira ni ibitero birimo kuba cyangwa se imirwano ikomeje kugaragaramo ingufu, navuga ko ari iz'umurengera. Impande zombi zifite ishyaka, kuko ubu tuvugana amakuru yavugaga ko muri Kivu y'Amajyepfo inyeshyamba za AFC M23 nazo ngo zaje kugera ku rwego zihagurutsaho ibitero bya drone, nyuma yuko bari bakomeje kugenda mu by'ukuri baraswa ku buryo budasanzwe. Ubwo rero nyuma yuko tubabwiye ibirimo kuba muri tuno duce, reka mu by'ukuri mubwire ko tuvugana Bibwe, Nyabikeri, aho bita Ronga, ndetse n'aho bita Rwankeri, ni tumwe mu duce tuvugwamo cyangwa se ni zimwe muri lokalite zivugwamo urugamba rukomeye cyane. Si ho honyine, Rukigasenyi, Nyakigano, Cyuyi ndetse na Gasake naho ni uko nk'uko amakuru akomeza kugenda abivuga rero, cyangwa se akomeje kugenda abitangaza mu bikomeje kugenda bigarukwaho. Ubu rero imirwano muri Kivu y'Amajyepfo ukamenya ko naho itigeze ituza habe na gato.
habe na gato umuriro wakomeje kwaka kotsa igitutu inyeshyamba nibyo bikomeje muri iyi myanya, kandi bikavugwa ko yaba ingabo z'u Burundi, bikavugwa ko yaba mu by'ukuri igisirikare cya leta ya Congo FARDC nta n'umwe urimo agerageza guhagarika izo mbaraga zo kugaba ibitero. Gusa kimwe mu bintu byaje gutungurana cyangwa se mu makuru akomeje kugenda avugwa nanagarukaho hano muri bino bice byo muri Minembwe, uduce twa Irundu ndetse na Elenge natwo ni bimwe mu myanya ikiri kuvugwamo imirwano muri Kivu y'Amajyepfo. Ni mu gihe bivugwa ko imirwano nanone yari yangiye gusatira Minembwe centre ariko bigasa nkaho byahosheje. Gusa ikiriho cyangwa se bimwe mu bimaze kumenyekana biremezwa ko muri no myanya yo muri Kivu y'Amajyepfo hari n'utundi duce twakomeje kugenda tuvugwamo amakuru navuga ko ari amakuru adasanzwe, kubera yuko ngo buriya inyeshyamba za AFC 23 cyangwa se umutwe wa 23 ukomeje kongera ingufu zishoboka, ingufu zikomeye cyane muri no mirwano barimo, nkuko birimo kurushaho kugenda bitangazwa. Ubu tuvugana aho bita Kaziba Kamanyora, kino gice inyeshyamba za AFC 23 ngo ziri koherezayo umubare mwinshi cyane w'abasirikare, batagira ingano. Aba rero ngo barimo kwitegura kubaka icyo bavuze ko ari defense cyangwa se navuga ko ari ibirindiro bikomeye cyane bya bano barwanyi ba 23 muri tuno duce twa Kaziba Kamanyora, nkuko birimo kugenda bitangazwa cyangwa se byakomeje kugenda bigarukwaho. Mu barimo kwerekezayo rero biravuga ko ngo haba harimo ingabo z'Ubufaransa ndetse ngo kandi nanone bakaba bavuzemo n'ingabo z'u Rwanda nk'uko Rwanda rwa leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo bitangaza, nyuma y'uko bakomeje kugenda bavuga ko izi mpande n'ubundi ari zimwe mu mpande zikomeje kugenda zifatanya, zimwe mu mpande zikunze kugenda zivugwaho gukorana cyane muri iyi mirwano muri no minsi, kugeza ubwo bivugwa ko hari abarimo gufatwa, hari abarashwe, ndetse mu makuru yagiye asohoka cyangwa se mu makuru yagiye ajya ahagaragara Wazalendo ndetse na FARDC bavuze yuko hari abo barashe barangije babarasira muri tuno duce twahangaha muri no myanya yahanga muri za Minembwe. Murabizi ko izi za Karingi ya mbere, Karingi ya kabiri n'ibice bimaze kuba tombe byinshi cyane, ngo hari abagera kuri 12 bafashwe. Abarashwe ntago baremezwa neza ariko haravugwa muri 7. Abangaba rero ngo burya ngo banyujijwe mu gihugu cy'u Rwanda nyuma yo kuvanwa ku kibuga cy'indege cya Kavumu, hanyuma bamaze kunyuzwa kuri iyo nzira ngo berekezwa mu Bufaransa. Gusa u Rwanda rukaba rwacecetse ntacyo rwagize icyo rutangaza. Ubufaransa bwo bwarabihakanye mu minsi yashize binyuze muri ambasade y'Ubufaransa i Kinshasa, bavuze ko ngo ayo makuru atari impamo cyangwa se ayo makuru ari ibihuha, ayo makuru atari ukuri. Ubu tuvugana bimwe mu byo ugomba kuba wamenya cyangwa se bimwe mu byo ugomba kuba wasobanukirwa ku rugamba. AFC 23 iri kugerageza kongera ingabo ndetse n'ibikoresho muri kano gace, dore ko kandi amakuru yatugezeho avuga yuko atari abasirikare gusa bonyine barimo koherezwa cyangwa se barimo kongerwa muri bino bice, ngo hari amakuru avuga ko hari ibikoresho bifite ikoranabuhanga rigezweho bizwiho kuba byatuma nk'itumanaho cyangwa se byatuma gukontorora ibijyanye n'ikoranabuhanga muri biriya bice mu by'ukuri ngo rishyirwa hasi. Ibi ngibi rero ngo ni bimwe mu byamanuwe muri biriya bice na AFC 23, kandi ngo n'ubundi Abafaransa, izi ngabo z'Ubufaransa ziracyavugwaho ko zibifitemo uruhare cyangwa se zirimo kugiramo uruhare muri ibyo bikorwa. Ubwo rero hakaba hatangijwe urugendo rwo kubaka defense ikomeye cyane muri tuno duce. Icyo usabwa no gukomeza gukurikirana kugira ngo tugende tumenya ese noneho bigeze hehe, harimo gukorwa iki, batangije ibiki. Ibyo byose n'ubundi ni bimwe mu byo ugenda ukurikirana hano kuri uyu muyoboro wacu. N'ubundi murabizi abantu tugenda tubana, abantu tubana mu biganiro n'amakuru byacu bya buri munsi, ni ibintu tudasiba kugenda tugarukaho, ni ibintu tudasiba kuvugaho bizanze bikunze uko bwije n'uko bukeye. 23 rero iri kongera ingabo n'ibikoresho, ariko nkeka ko baraza kubigabanya byanze bikunze. Niba buriya AFC 23 bimwe mu bantu kimwe mu bintu ugomba kuba wamenya, bimwe mu bintu abantu bagomba kuba bamenya nuko Rubaya ntago AFC 23 yifuza cyangwa se inarota kuba yatakaza iki gice cya Rubaya. Imbaraga zose bafite, ubushobozi bwose bafite, AFC 23 ititaye kuri za Bukavu bashobora kubishyira hano muri Rubaya, kubera yuko
iyi rubaya murabizi neza cyangwa se niba mubizi, ni igice gicukurwamo amabuye y'agaciro menshi afite agaciro gahambaye, kandi aya mabuye acukurwamo hano akagurishwa n'izi nyeshyamba. Bitangazwa ko ariyo agirira umumaro zino nyeshyamba za M23 mu kubafasha mu bikorwa bigiye bitandukanye kugeza na n'izi saha. AFC M23 rero bikaba mu by'ukuri bivuga ko idashobora gutakaza tuno duce ducukurwamo cyangwa se dusanzwe tuzwiho gukurwamo amabuye y'agaciro. Bivuze ngo niba barimo kongera imbaraga muri Kivu y'Amajyepfo, bakaba batangiye kubona yuko barimo kugabwaho ibitero. Murabizi ko hari n'abasirikare bigeze bava muri bino bice bya Bukavu berekeza hano muri Kivu y'Amajyaruguru mu minsi yashize ubwo ibitero byari bikomeye. Bivuze iki cyangwa se bishatse gusobanura iki? Bisobanuye yuko mu minsi ya vuba dushobora kubona noneho bano basirikare bongeye kugaruka, izo mbaraga barimo kubaka ugasanga mu by'ukuri birasenyuwe kubera ko hatagize igikorwa. AFC M23 irakomeza kurushaho kugenda itakaza ibice byinshi, ishiduka n'ubundi na bino bice utifuzaga kurekura ibyambuwe cyangwa se ibyatswe mu buryo navuga ko mu by'ukuri butatungurana kuri zino nyeshyamba. Rero amakuru avuga ko mu bice bya Fizi ndetse na Hopretu imirwano yongeye gukomeza, ndetse ikiri no kumvikanamo ibitero by'indege zitagira abadereve. Nk'ubu Minembwe biravuga ko uduce tugiye dutandukanye turimo UGF ndetse na Tocho, utu duce twongeye kumvikanamo ibitero bikomeye cyane kandi tukomeje kugarangwamo imirwano idasanzwe. Vuga ko ibitero biri kuba muri Kivu y'Amajyepfo bikirimo kugaragaramo ingabo zidasanzwe. Gusa nanone icyatunguranye, abarwanyi ba AFC M23 bavuze yuko batarimo kugabwaho ibitero gusa na FARDC, ndetse bitangariza yuko ibitero barimo kugabwaho birimo kugaragaramo impande zikomeye cyane zirimo abacancuro, ndetse bagavuga ko harimo n'ingabo z'ibihugu by'amahanga zageze hano ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo gufasha igisirikare cya leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo mu bikorwa bigiye bitandukanye. Gusa uruhande rwa leta y'Kinshasa ntabwo rwemeza cyangwa se ngo ruhakana aya makuru, ahubwo bavuga ko rugikomeje imirwano n'abarwanyi ba AFC M23 hano muri bino bice bya Kivu y'Amajyepfo kugeza begukanye intsinzi. Muri amwe mu mashusho akomeje kujya agaragaza abasirikare ba leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo bakomeje kugezwa ku rugamba, ndetse bigaragara ko ari bamwe mu babarizwa mu mitwe irimo nka Hibo Special Force ndetse na Black Snakers cyangwa se n'indi mitwe ikomeye cyane nk'uko birushaho kugenda bigaragazwa cyangwa se bitangazwa kugeza kuri munota. Ndetse amakuru aremeza ko abarwanyi ba AFC M23 barimo gushinjwa ibikorwa by'ubusahuzi mu duce tugiye dutandukanye bakomeje kurangwamo. Uduce barimo gushinjwa kugiramo uruhare cyangwa se gukoramo ibyo bikorwa, amakuru avuga yuko harimo Goma ndetse imijyi nka Bukavu naho bita Katana. Abarwanyi ba AFC M23 bakaba bavugaho ibikorwa nk'ibyo nk'uko amakuru agenda abigarukaho. Gusa ku munsi w'ejo amakuru aturuka muri Repubulika Demokarasi ya Kongo yongeye kugaragaza yuko mu bice byo muri Masisi ndetse no muri Warikare hakirimo kuvugwa imirwano ikomeye cyane. Nk'uko bigenda bitangazwa, biravuga ko abarwanyi ba AFC M23 bavuga gushyigikirwa n'ingabo z'u Rwanda ku munsi w'ejo nyuma yo kwihuza bagabye ibitero muri village zigiye zitandukanye zabibwe ndetse no muri Masisi mu duce twa Bashari ku bice byegereye Warikare kuri uyu wa gatanu tariki 26 Kamena kuva saa 11 za mu gitondo. Nk'uko amakuru aturuka muri ako gace abivuga ngo nibwo ibitero muri iyo myanya byongeye gusobukurwa cyangwa se gufata indi ntera. Ni mu gihe ubu tuvugana bivuga ko ari tumwe mu duce dukomeje kugenda twibasirwa cyangwa se turushaho kwigarurirwa. Nk'ubu biravugwa neza ko imirwano yongeye kumvikana Minembwe Centre nyuma y'uko uduce turimo Kitave ndetse n'aho bita Kawera dusatiriwe. Andi makuru akavuga ko FARDC yavuze yuko localité zirimo Tocho ndetse na UGF kuri ubu ngubu bakomeje kugaragara umubare mwinshi cyane w'abarwanyi ba AFC M23 barimo kugezwa muri bino bice. Akaba nta yindi mpamvu ihari ngo nuko zino nyeshyamba zirimo kwifuza cyangwa se zirimo kugerageza kwigarurira iyo myanya nk'uko birushaho kugenda bitangazwa cyangwa se byakomeje kugenda bigarukwaho na bamwe mu bakurikirana amakuru muri bino bice. Ubu tuvugana rero umva ko imirwano iracyakomeje kumvikana muri tuno duce two muri Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru.
hanyuma rero mu bindi bikomeje kugenda bigarukwaho cyangwa se bitangazwa ni umusaruro w'amasezerano yatekerejwe cyangwa se yashyizweho hashingiwe ku gitekerezo cya Washington. Hashize umwaka amasezerano ya Washington asinywe, leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yashyize mu bikorwa 31.7% by'ibyo yemeye. Ku Rwanda rushyira mu bikorwa 30.6%, amahanga agera kuri 53.5%. Tariki 27 Kamena 2026 ngo ni umwaka umwe wuzuye, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Thérèse Kayikwamba Wagner wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hamwe na mugenzi we w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe bashyize umukono ku masezerano y'amahoro ya Washington imbere ya Marco Rubio, umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aya masezerano yaragamije guteza imbere amahoro n'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari. Muri raporo yayo y'uyu mwaka, Baromètre des accords de Paris en Afrique, urwego rw'impuguke zigenga zikurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'amahoro ya Washington hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda, rwibukije ko isinywa ry'aya masezerano ku itariki 27 Kamena 2025 ryari ryazanye icyizere gishya cyo kugarura amahoro n'umutekano mu karere kamaze imyaka myinshi karangwa n'intambara, amakimbirane ndetse n'ibibazo by'ubutabazi. Nk'uko iki kigo kibivuga, amasezerano ya Washington yaragamije gukemura impamvu zibanze z'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo, harimo kurandura imitwe yitwaje intwaro ndetse no gukura ingabo z'amahanga ku butaka bwa Kongo, gushimangira ubufatanye mu by'umutekano hagati y'ibihugu byombi ndetse no guteza imbere ubufatanye mu by'ubukungu bw'akarere. Aya masezerano anashyira mu bikorwa gahunda ya CANOPS igamije kurandura umutwe wa FDLR ndetse no gutuma u Rwanda rukuraho ingamba rwafashe mu rwego rw'umutekano. Iyo gahunda yateguwe mu Kwakira 2024 mu rwego rw'ibiganiro by'amahoro bya Rwanda byari biyobowe na Angola. Raporo ivuga kandi ko amasezerano ya Washington yuzuzanya n'ibiganiro bya Doha biyobowe na Katari byibanda gusa ku mishyikirano ya politike n'igisirikare hagati ya guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'umutwe wa M23. Kinshasa ishinja u Rwanda kuwutera inkunga. Ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ngo ryageze no kuri 35 gusa. Iki kigo by'umwihariko iri shami ribarizwamo rivuga ko nyuma y'umwaka umwe aya masezerano asinywe, intambwe imwe imaze guterwa ikiri no kandi itaringaniye. Raporo igira iti mu bikorwa 30 byari biteganyijwe n'amasezerano 22 byatangiye gushyirwa mu bikorwa ku rwego rutandukanye, bituma igipimo rusange cyishyirwa mu bikorwa kigera kuri 35, ni ukuvuga amanota 105 kuri 300. Raporo igaragaza ibyiciro bitandukanye byarenze ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano. Nyakanga ndetse na Kamena 2025 ngo ibikorwa byihutiye gutangira, aho ishyirwa mu bikorwa ryazamutse riva kuri 9% rigera kuri 19%. Muri Nzeri kugeza mu Gushyingo 2025 ngo habaye izamuka rito rigera kuri 23.3%. Ukuboza 2025 kugeza muri Gashyantare 2026 ngo habaye ihagarara ry'ibikorwa, nta mpinduka zikomeye zabonetse. Kuva muri Werurwe 2026 ibikorwa byongeye gufata intera buhoro buhoro bigera kuri 27.5%. Gicurasi ndetse na Kamena 2026 ngo habaye gukomeza ibyagezweho bituma igipimo rusange kigera kuri 35%. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yashyize mu bikorwa 31.7%. Raporo igaragaza ko leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yashyize mu bikorwa imirimo 18 kuri 26 yari ifite mu nshingano, bingana na 31.7% cyangwa se amanota angana na 82.5 kuri 260. Ku ruhande rw'u Rwanda imirimo 15 kuri 22 yarakozwe ku rwego runaka, bingana na 33.6% cyangwa se amanota angana na 67.5 kuri 220. Mu gihe amahanga arimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Katari, Umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe n'abandi bafatanyabikorwa mpuzamahanga bashyize mu bikorwa ibikorwa byose 7 bari bashinzwe, agera ku gipimo cya 53.5%, ni ukuvuga amanota 37.5 kuri 70. Akaba ariyo yageze ku musaruro munini kurusha abandi. Hari impamvu zatumye ishyirwa mu bikorwa ridatera imbere.
Iki kigo kivuga ko impamvu nyamukuru zateye cyangwa se zatumye amasezerano adashyirwa mu bikorwa uko bikwiye harimo kwibanda cyane ku bibazo by'inzego z'ubukungu, hakirengagizwa iby'umutekano, kubura icyizere hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda, gutinda gutangira ibikorwa byo kurwanya umutwe wa FDLR byatangiye gusa mu mpera za Werurwe 2026, gukomeza imirwano hagati ya FARDC na M23, ibibazo byagaragaye mu ishyirwa mu bikorwa mu buryo bwo kugenzura ndetse no gukurikirana ibikorwa by'umutekano bizwi nka IGVM+. Ibibazo by'umutekano n'ubutabazi biracyakomeje. Raporo ivuga ko nubwo habaye amasezerano ya Washington n'inama zitandukanye zo kuyakurikirana, umutekano w'ibibazo by'ubutabazi mu burasirazuba bwa Kongo bikomeje kuba bibi. Raporo igaragaza ko kubura icyizere hagati y'impande zirebwa n'ikibazo ndetse no kubura ubushake bwa politike ku ruhande rwa bamwe mu buyobozi bo mu karere bikomeje kubangamira ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano. Ibi bikomeje gushyira igitutu ku bahuza cyane cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Qatar kugira ngo bakomeze gushaka umuti w'iki kibazo. Iki kigo kivuga kandi ko n'ibiganiro bya Doha hagati ya Kinshasa na M23 bitagaragara ku musaruro ushimishije. Nubwo habaye ibyiciro byinshi by'ibiganiro, impande zombi ntizirabasha kumvikana ku bibazo by'ingenzi, kandi inama yabereye i Montreal mu Busuwisi ntigeze igera ku ntego yitezweho. Muri rusange raporo isoza ivuga ko hakiri intera ndende hagati y'ibyemeranyijwe mu nzira za diplomasi n'ibibera ku rugamba, kuko buri ruhande rukomeje gusobanura amasezerano rushingiye ku nyungu zarwo, bigatuma ishyirwa mu bikorwa ryayo rikomeza kuba ingorabahizi. Amerika irakomeza gufata ingamba ndetse n'ibipimo bishobora kugabanya ikibazo kirimo kiba mu burasirazuba bwa Kongo. Amerika yafatiye ibihano uruganda rw'u Rwanda. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ko ku wa gatatu tariki 25 Kamena ibihano bishya byafatiwe abantu n'ibigo byo mu Rwanda bashinjwa kugira uruhare mu bucuruzi butemewe bw'amabuye y'agaciro ava mu burasirazuba bwa Kongo. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara n'urwego rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika rushinzwe imari US Department of Treasury, uruganda Gasabo Gold Refinery Limited rufite icyicaro i Kigali rushinjwa kugira uruhare mu kohereza hanze zahabu yacukuwe mu bice bya Kivu y'Amajyepfo, bivuga ko bigenzurwa n'umutwe wa M23 nk'uko ubuyobozi bwa Amerika bubitangaza. Muri gahunda zakozwe mu ntangiriro z'umwaka wa 2026, hafi ibiro 600 bya zahabu byaba byarakuwe mu burasirazuba bwa Kongo bikorezwa muri uru ruganda rwo mu Rwanda. Leta ya Amerika ivuga kandi ko ibyo bikorwa byaba byararinzwe n'ingabo z'u Rwanda nk'uko bikubiye mu iperereza ryayo. Bantu bafatiwe ibihano harimo Jean-Marc Kalima, perezida wa Gasabo Gold Refinery Limited, na Bosco Kayobotse, umuyobozi mukuru w'uru ruganda. Ibigo bitatu by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro bifitanye isano na Jean-Marc Kalima nabyo byashyizwe ku rutonde rw'ibigo byafatiwe ibihano na Washington. Umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ikigega cya leta, Scott Bessent, yavuze ko Amerika itazemera ko imitwe yitwaje intwaro n'imiyoboro iyishyigikiye ikomeza kungukira mu bucuruzi butemewe bw'amabuye y'agaciro cyangwa se ngo ikomeze guteza umutekano muke mu karere k'ibiyaga bigari.